umva ukuri amahoro arashakwa ntiyizana amahoro ni ikintu gikenewe amahoro ni ikintu gikundwa amahoro ni ikintu gishakwa na benshi mu byifuzo ariko ntiyizana inzira zigera muri 7 zituma umuntu agira amahoro ni Zaburi 119 umurongo 135 abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi gukunda amategeko y'Imana bivuze kubaha Imana kubaha abandi no kwiyubaha cyangwa se guha Imana agaciro guha abandi agaciro no kukihesha umva ukuri ntabwo wazagira amahoro tiwazayahesha abandi igihe cyose udakunda amategeko y'Imana Yobu 22 umurongo wa 21 na 22 iyuzuze nayo ubona amahoro icyaha kindi kibi kumvira satani byadutandukanye n'Imana bidutesha imigisha yayo bituma tutayikunda ngo tuyubahe bituma tutayizirikana ngo tuyiteho cyangwa kubyayo rero iyo ushaka amahoro ubanza kwikiranura nayo wikiranura nayo wihana ibyaha usaba imbabazi no kwatura ibyaha byawe iyo umaze kubikora utyo amahoro araza mu mutima kuko umubano muke wari hagati yawe n'Imana n'imiterere yawe utwikirizwa imbabazi no guharirwa gatatu amahoro arashakwa ntiyizana Abefeso 2 umurongo wa 14 hagira hati uwo niwe mahoro yacu yahinduye twebwe babiri kuba umwe yicisha ubwanzu umusaraba azana amahoro atyo kankurangire neza ko ugufite uwo wanga ugifite uwo wifuriza ibibi ugifite usuzugura ugifite uwo wishongoraho ntabwo wagira amahoro kwanga bibuza amahoro kwangana bibuza amahoro inzika bibuza amahoro ishyari bibuza amahoro gukengera undi bishobora kukubuza amahoro iyuzuza nayo ubona amahoro kandi reka ubwanzi bwicwe n'umusaraba uzagira amahoro kane Petero ya mbere 3 umurongo wa 10 na 11 ushaka kubona ubugingo n'imisi myiza abuze urimo rutavuga ikibi kandi adatekereza iby'uburiganya ashaka amahoro yakurikire kugira ngo yashikire kora ibi tukavuga ikibi ku bandi uzagira amahoro nubwo ikeka ujye bigira ibanga ugira amakenga we kugira wibwira kuko nyuma yo kubivuga ntibibe byo nyuma yo kubivuga bikamenyekana nyuma yo kubivuga gasuzugurwa nawo wabibwiye nyuma yo kubivuga ukamenerwa ibanga n'uwo mwabiganiriyeho uzabura amahoro uje ushakira abandi amahoro bizaguha amahoro mu isi y'ababaho hagati y'abakire n'abakene abakomeye n'aboroheje abize n'abatarize abagufi n'abarebare abazungu n'abirabura iyo utaramenya gushakira abandi amahoro ntabwo wayagira mu mutima uje unyurwa nabyo bihesha amahoro ntabwo wagira nk'ibya bose ntiwagira ibyo ushaka byose ntabwo bijya bibaho ku isi umva ukuri niyo mpamvu avuye ngo amahoro arashakwa ntiyizana ku ngingo ya 6 Yesaya 26 umurongo wa 3 ugushikamishiye umutima uzamurira amahoro masa kuko akwiringiye Imana ni byose Imana iri hose bishobora byose igukunda bose bose irabaringaniza ntibagire bimwe ariko bose kabakunda kimwe yaraturemira n'uducungura kandi iranaturinda kubw'ibyo yikabishiye kamisha umutima wawe uzagira amahoro kuruta wahabwa n'abana n'ubukire ayo wahabwa n'abavandimwe n'amazu ayo wahabwa n'amashuri n'akazi yishikamisha umutima uzagira amahoro ku ngingo ya 6 n'Abafilipi 4 umurongo wa 4 kugeza 7 neza yanyu menywe n'abantu bose byo mushaka byose bimenywe n'Imana timukiganyira
nuko amahoro ahebuje ibyo umuntu yamenya byose azarindira imitima yanyu muri Kristo Yesu. Ubuzima butiganyira, ubuzima butiheba, ubuzima bubana n'abantu bose neza, ubuzima buzi kwizirika ku Mana bugira amahoro. Yewe umva ukuri, amahoro arashakwa ntiyizana. Bana n'Imana kandi ugira amahoro.